Good morning, hello friends and family. Ndabasuje mwese aho muri umuce zitandukanye. Nizere ko mumeze neza, Uwiteka akomeje kubarinda no kubagirira neza. Abatameze neza rero mukomeze kwihangana, Uwiteka abagirire neza, abiteho muri byose. Namwe mutameze neza mumere neza. Nanjye rero uyu munsi ngiye gukora vlog. Ubu ni mu gitondo, murabona ndacyambaye n'amapinjama. Ngiye gukora vlog uyu munsi wose, ni ku cyumweru nibwo nkibyuka. Tubane aho ndajya, tujyane ibyo nkora byose tubikorane. Ejo rero ni Noheli kuwa mbere, uyu munsi nyine turi ku cyumweru ndi gukora iyi video. Ejo ni Noheli, mwese mbifurije Noheli nziza no kuzagira umwaka mushya muhire, umwaka uzababere mwiza uw'amata n'ubuki, sibyo? Uyu munsi rero tubane muri video y'uyu munsi yose. Ubu ngubu nibwo nkibyuka, ngiye kwitegura ngende no gusenga, naho turi bujyane. Ariko uyu munsi ntabwo ndi busengere aho ku itorero suko nari mvuze biki, ku itorero ryanjye Kacyiru. Ngiye gusengera hafi kubera hari utundi tuntu nshaka kuza gukora nyuma ya saa sita. Ngiye gusengera hafi, ariko ninjya naho nsanzwe nsengera ku itorero ryanjye nzakora vlog tujyane. Ubu rero sinzi uko urumuri, ndabona urumuri ari rukeya kubera haracyari mu gitondo, izuba ntirirava. Ndi gukorera mu cyumba, muri bwihanganire rero urumuri rukeya. Uyu munsi rero tubane muri byose, nta kunsiga, nta kugira ute, ntanjye nta kubasiga. Nubwo se nta buto mfite. Ngize gukora video n'ubutuna mu maso kubera aribwo mbyutse. Ndacyambaye rero amapinjama, ngiye koga, twitegurane byose. Ni vlog uyu munsi ako nkora kose nk'abasharinga, sibyo? Aka rero nako nari nararanye, ngiye kwambara kangaka kubera ngiye muri douche n'agashashi. Abantu b'abagore cyangwa abakobwa nibo baba batuzi. Twagiye rero muri douche. Mbere yuko tujya muri douche rero, niba uri kureba iyi vlog warakoze subscribe, ndagushimiye cyane mbikuye ku mutima. Niba nawe uri kureba iyi vlog utarakora subscribe, please ndagusabye yikore kugira ngo video yose na uploadinze ujye tuyibona mu bambere. Hano rero ngiye ku bantu bashyashya, nitwa Lede kuri Lede TV show. Ducishaho amavideo menshi atandukanye, harimo ayo guteka, mbatekera mbere kuko wateka inteko zitandukanye zo mu bihugu bitandukanye, ama vlogs, inkuru, imikino n'ibindi bintu byinshi bitandukanye. Niba rero utarakora subscribe, please kora subscribe kugira video yose na uploadinze igihita ikugeraho.
ko ngewe na uploadinga buri munsi ariko havuyemo ku wa gatandatu no ku cyumweru. Mu cyumweru na uploadinga video 5, iyo zabaye nkeya na uploadinga 3 mu cyumweru, ariko muri iyi minsi ndi kwa uploadinga 5 zose. Tajya rero hagira video igucika niba uri n'umukunzi w'igikoni, ubwo n'umukunzi ibibera nyine byose mu gikoni, ndi hano ku bwanyu. Gikurikiyeho rero ubwo ni ibyo ngiye koga. Twagiye rero muri dushe. Uyu munsi nta kubasiga keretse icyo ntari bukore, ariko ibyo nkora byose niba ari vlog y'uyu munsi yose tugomba kuba turi kumwe tubikorana. Rero mvuye muri dushe, ubu ngubu ngiye kwisiga ubundi nambare tugende.
So guys, rero ndangije kwitegura ngiye gusenga nkuko nabibabwiye. Uyu munsi rero ntabwo munsiga, nanjye simbasiga, tubane muri vlog yose. Ibyo ndakora byose nyine ndabibabereka. Nuko nguku nasokoje. Uyu munsi nabyutse rero nshaka kujyanisha. Iyi ni ikanzu y'umweru nambaye, n'aka ngaka ni umweru n'umukara, n'amaherena y'umweru n'umukara, n'aka ko mu mutwe k'umweru, n'inkweto nambaye iz'umukara. Nabyutse nshaka kujyanisha kandi nkambara ibintu by'umweru n'umukara. Tubane rero. Ubu ngubu ngiye guturuka mu rugo, ndacyari mu cyumba, ngende gusenga. Hose ni ukubana. N'agasakoshi rero ni aka ngaka njyanye. Uyu munsi ni imikara n'umweru. Twagiye, dore n'ishakoshi nayisize urutugu, twagiye gusenga. Aha rero ndi mu nzira njya ku rusengero. Uvuye mu rugo kugera kuri uru rusengero ni nk'iminota 2, ntabwo yarenga. Aha rero nari ngeze ku rusengero, ni ukuvuga ngo iyo ntagiye aho nsanzwe nteranira ku itorero ryanjye, ni aha ngaha nza. Ntabwo ndi wa muntu nyine ukunda gusengera mu matorero menshi. Iyo ntabonetse ku rusengero, ni aha ngaha mba ndi kubera ari hafi. Aha rero nari nageze mu rusengero. Iyo ngiye gusenga nkunda kugerayo kare ntakerewe, kugira ngo umwanya wo kuramya no guhimbaza utaza kuncika. Kandi kuramya no guhimbaza ni umwanya nkunda cyane. Iyo rero korali ni ya worship team, niyo nyine yari irimo irafasha abakristo kuramya no guhimbaza. The king who changes the history. Hallelujah. Hanyuma uyu mugabo rero niwe wajyaga muri avuga ngo uko byanditswe harimo aya magambo ngo ndashyira muri Siyoni ibuye ikomeza imfuruka ryatoranijwe kandi ry'igiciro cyinshi, kandi utizera ntazakorwa n'isoni. For it stands in scripture, behold, I am laying in Zion a stone, a cornerstone, chosen and precious, and whoever believes in him will not be put to shame. Yes, hallelujah. Amateraniro rero ararangiye, ubu ndi mu nzira ntaha. Aha ngaha rero ngeze mu rugo, and this is my lunch. Ibi nibyo ngiye gufata nk'ifunguro rya saa sita, ni pizza na salade. Nageze mu rugo rero manza nahindura imyenda, nari majije no gusonza kubera amateraniro yarasoje saa 6:40. Ubu ndasoza saa 6:30, ariko nyine biterwa nuko umwuka wera yayoboye. Hari ubwo amateraniro nyine arenzaho iminota. Aka gasalade ukuntu karyoshye cyane, abantu bakunda amasalade ndabasohoje cyane. Aha ngaha rero ndi kwenjoyinga amafunguro yanjye ya saa sita, ariko ubwo ndi kurya ndeba n'agafilime
nari nsanze bari kureba uretse yuko ntabwo nagakunze nuko nyine nta kindi kintu nari kurya ndi gukora ndi kukareba kubera nsanze bari kukareba ariko ntabwo nigeze nyine nkakunda. Ariko impamvu filime ndi kureba irimo imirwano kandi filime rwose zirwana ntabwo ari ibintu byanjye, ntabwo nyine nzikunda. Aka gapiza nako rero kari karyoshye cyane ntabwo mwabyumva. Noneho ngiye rero amafilime nkunda ntabwo nkunda nyine imirwano, nkunda amafilime ari mu nyigisho runaka zindi cyangwa se cyane cyane, ariko nkunda amafilime ya romantike, nkakunda filime z'inya Philippine na filime z'inya Koreya, niyo mafilime yanjye kabisa. Ariko na filime z'inyarwanda hari izo nkunda, nka filime ya Maya buri uko isohotse ntabwo ishobora kuncika. Noneho hari indi filime ndi kubona nzakunda ya Noel ukina mu mpanga ica kuri The Noella TV show. TV show manza nta show iriho, ni The Noella TV yitwa Family Show. Amajije gusohora utwo episode 2, nayo ni nziza kubi, narayikunze. Noneho hari umumama dukorana amajije kureba ka kabiri ndi kumubwira nyine ngo ajye yikurikirana azayirebe nabwo azayikunda. Noneho nge ngira niba nayita defo, nakunda ikintu nkibaza ko n'undi wese nyine ibyange bikunda ashobora kugikunda, kandi abantu nyine ntabwo bakunda ibintu bimwe. None ubwo nakomeje nyine kumuhatiriza kugeza aho nyine mwatse telefone ye nyimushyiriramo, ndayimwereka iyo ya The Noella Family Show, ni ugomba kujya uyireba wenda ashobora kuzayikunda, I don't know. Kano gapiza rero ndi kurya kararyoshye cyane, nzapanga nyikore nyibereke uko ikorwa kubera iyi ngiyi iriho viandashe n'ibindi. Kano gapiza ndi kurya kararyoshye cyane, nzabipanga nyibakorere nyifilime nyishyire kuri YouTube mbereke ukuntu nawe wabasha kuyikorera. Iyi ngiyi rero ndi kurya iriho ground beef n'ibindi, ariko ku muntu utazi gukora pizza, hano kuri Red TV show hari indi video iriho naberetse ukuntu bakora pizza. Nari nakoze agapizza kari aho koroheje ariko nyine kanaryoshye cyane. Niba rero ushaka kumenya gukora pizza, urebe mu mavideo na uploadinze uri bubonemo iya pizza ko wayikorera. N'iyi ngiyi rero nayo nzayikora nyibereke. Kurya pizza rero na salade ku ruhande ndabikunda cyane, mba numva ari sawa. Ni nk'ifiriti nyine n'agasalade, hari ibintu nyine uba wumva bijyanye. Ubu ngubu ndi kumva noneho mu nda hari ikintu cyagezemo, ariko ibi ngibi nyine byose ngomba kubimara kuko nari nashonje pe, nari nashonje. Njya gusenga nari navuye mu rugo ndi agakeke gatoya gusa, nta kindi kintu mfashe. Ndumva rero ko inzara yari imereye nabi. Hanga mfite n'akaji ka pome niko ngiye gufatisha. Nuti rero reka ntumare, abanyarwanda baravuga ngo ntago wajya inka umuriza bari ukunanira.
ahangaha rero ho nari majije guhaga, niyo mpamvu muri kubona narindi mu nkuru. N'umugabo wanjye twari turi kuganira, sinibuka ibyo twavugaga, ariko iyo mpaze none icyo wambaza cyose nagusubiza, n'inkuru nazitera, ariko nshonje wapi. Ubwo mpaze rero ubu ngiye kwicara iminota mikeya, ubundi ngende kuryama, turongera gusubira mbyutse. Ndabyutse rero muri vlog y'uyu munsi, nta gusigana, ntabwo mbasiga aho njya hose. Ubu ngubu rero umwana wanjye yarwaye inkorora, imumereye nabi, tujyane muri quartier njye kuri farumasi ndebe ko mubonera umuti uramufasha. Turaca no kuri bakery ngura icyo imigati cyangwa icyo ndi bubone tuzafata ejo kuri breakfast. Twagiye. Aka gakapu rero niko nitwaje ngiye guhahiramo. Aha rero ndi mu nzira ndenda kuhagera, ariko nari mpageze rero, ariko ngiye kumanza guca kuri bakery manze ngure ibyo tuzarya ejo mu gitondo kuri breakfast. Noneho nimpava nibwo ndahita nca no kuri farumasi ngurira umuti w'inkorora umukobwa wanjye mutoya. Hano hantu rero bagira ibintu bitandukanye byinshi bikoze mu ifarini, ikindi kandi biba biryoshye. Bagira ibintu byinshi bitandukanye, ariko akenshi bikunze kuza byabaye nimugoroba, kuko ngiye narinje nyine hakiri kare, turi nko mu masaa 10. Noneho aha hantu ikindi bagira ibintu nyine bidahenze, kandi baba bagerageje gukora tunini. Nk'aya mandazi muri kubona ahangaha ni 100, aya manini cyane yo hasi arimo hagati niyo 200, ariko utubiswi, udukeke dutoya, uturindazi twa speciale twose tuba ari 100. Cyakora wenda ikintu ntaragerageza ni keke yaho, kuko ngiye nkoresheje keke nini nyikoresha house of cake. Ahangaha rero nari ngeze kuri farumasi kugurira umukobwa wanjye umuti w'inkorora. Uwo twari twagerageje ntabwo wamukijije, niyo mpamvu nanje kumugurira umuti. Twari twakoze indimu, ubuki n'igi, ariko nyine byanze kumukiza. N'uyu nguyu rero bari bampaye, bambwiye yuko uri buze kumufasha. Vlog rero ni ahangaha irangiriye. Mwakoze kubana nanjye, ndabakunda mwese, muzagire umwaka mushya muhire w'amata n'ubuki. Ciao ciao.